Jay rwose pe mbabare umagarenge pe nta kintu nge nigeze ngutwara mbabare Mbakanyu munere wawe urasanga bawutwaye ubwire ngo nahitamo kumagura munere n'umuki utabizi se ni igikoma cyo mwiriga uravugisha ukuri uba mwikane bikureba iki urubavu rugiye kuzagundama nka nanjoro kubera kurara ku maguru barakubeshisha uzi dodomarara ndabimenye se sha bivuze ngo papa amafaranga baheruka kumwiba urebye aguramo mata barakubeshisha matera ni musiramu wayimuhaye sinakurenganyira umwana urumva barayimuhereye ubu cyane sha yari amaze gufunukura amasabune ahitamo mu muziga arimanukira Barebye nagushakira nakubuze die yabizi wa nujye ucakira ubusa ubu ngubu nakaza ubwo ku kazi karahemba nga reka sakazi none ubutumwa bwanjye ko nkuzanye ubwo se kandi uwo mucacura aranshakaho iki nge ko namuvuye mu maso nkigendera kamaze iminsi gutuma abantu ukanga kujya nta gutumwa byo kugeraho ubutumwa bwo bungeraho ariko sinshaka kongera guhura nawe napfuye kubera iki kubera nyine utamwitaba ngatamira igitabazi ku itapi wakimara wenyine nakubwiye ko namwitaba yari bwamamagara kamba kabura umutima gutegeka gutekereza ugapfa ubu none urumva yambe ko yakubesha ibyo simbizi gusa umubwire ko ntakongera kubonana nawe nyine kubwiye mpamvu yarakwiciye umuntu ubishaka ngo nahe saa moya ubwo warakabije saa moya se ni saa saba ako umwana ufite imwemwe n'uwo inkungu zisomura nazivukana njye rero ntazo navukanye ahubwo zamereye ku myaka uzi ko n'umugabo watazigiye umugabo se nimbwe byose ni ibirango wakuze mugabo cyo udafite ubwanwa udafite imwemwe ubwo urumva hasoza harameze kanyusi ubwo urumva ibyo ngibyo ibintu wagapfuye na nyuma garo ugomba kumenya ko nakuze ngomba gutaha isaha nshaki mu rwawe se niyo mpamvu nyine nanjye nagiye mu rwawe ubundi kari nkayo yose ubana nawe mu byo yagutumye ndakeka ibyo bitarimo nyine ndi kwibaza ntiwasa ngo aragiye kuba marine ku muhanda njya gutaha mu rugo bancunaguza banyurira ku byo kujya banambwiriza gutakara nk'isake y'umweru kugira ngo ive mu muhanda imbwa zitayirya nakemera nkibera mu ikanebo ushatse kuvuga ko ari ho ntago ari homba ahubwo ni mu gituro cyane ubwo umuzimu warapfuye igituro se nimva umuntu atari imvura umva ari resto sori gato ubwo niho nuye mama rero genda umubwire ngo ugomba gutaha inzara itaraguhotorera mu ikanebo kavumbikwe mu makarate ya kavidani umva ngo wajya ugira ubwenge ukareka kuba nkura mugabo wa mama mu muhanda ntiburi yatangiye kwiyakana n'ababyeyi wakimara we isoni utangiye kuvuga ngo uramuga njyewe imico yanjye imitekerereze yanjye nuko ntege ntago nagira papa w'umukene bivuze rero nguri hasi umva ikimara kandi ushyize mu gaciro ubona mudasa reka abaturanyi babyara abana bisobanuye iki nawe shyira mu gaciro utekereze kuko gutekereza ntabwo byatuma ubwenge butonekara abaturanyi babiri babyara abana basa ubwo ngubwo muvukana yabyara umwana usa turumva atari wowe hakwanga nk'ibigambo burutuyera usibye se ukwemera ukamwihakana nanjye nkubyaye nahita nkwihakana pe nanjye aho kugira ngo mbyarwe n'umugabo w'imbwa nkawe nakemera nkapfa urupfu rurenza gutura muri kanevu utabuze aho utura nta rundi Mbakanyu munere wawe urasanga bawutwaye ubwire ngo nahitamo kumagura umunere n'umuki utabizi se ni igikoma cyo mwiriga uravugisha ukuri uba mwikanevu bikureba iki urubavu rugiye kuzagundama nka nanjoro kubera kurara ku maguru barakubeshisha uzi dodomarara ndabimenye se sha bivuze ngo papa amafaranga baheruka kumwiba urebye aguramo mata barakubeshisha matera ni musiramu wayimuhaye sinakurenganyira umwana urumva barayimuhereye ubu cyane sha yari amaze gufunukura amasabune ahitamo mu muziga arimanukira ese matera n'amasabune bihunda aho inzira iva mu isi ihurira n'ijya mu ijuru Kanyu ndabona uwo muhungu afite imiteto ngwiki kubera iki se ubundi uzi umunyenga wo kwikarira yabibwirwa n'iki se shaka ari idage ryibaniranye niba tubana se bigiye kuba ikibazo wamutaye utamureba njye nakubwiye ko ari amategeko nari impazi ahubwo sha za baro zanjye tuze munsi y'ikarito wari wazikozeho uravuga se ya mafeke kanyu nawe usigaye yiyanga ibyo byorosha ahubwo aranaya kanyu iki ukunda gutahana ngo urantahana se njyewe nawe twazanye ntabwo nagusiga aha ngaha ntangiye kumva ibyo bwenge ntangiye kwiyohama Karu rekura ayo mategeko uzayakira ku byano uzabyara ariko azigira icyo n'ibyo bwenge biraje bikica mugiye kuba marine ufite sonanya kuba banye neza badafite n'ibintu byo gushwana aha ariko Brian kabone bose tubana banywa kore wowe ukabutaye erega njyewe nifuza kugira ejo hazaza niba kagushuka imana nikora ibyayo nisi nanywa ibiyobyabwenge none se yakora wamaye ko numvishe yatangiye kuntwika iminwa umuntu wese ukinywa kore niko bigenda kubimbaza se nge ndabibi hanyuma se iyo minwa yawe yabaye Jay Polly wanduma Jay Polly se wapfuye mwahurira hehe nyamara ibiyobyabwenge n'ubwo wabyihakanye ushobora kuba ubinywa wa undi mwararanye siko yitwa mugani numvisha byuka aririmba ngo ndacyariho ndahumeka ahubwo se wowe kwaje mu muhanda ukiri muto byagenze gute papa na mama kubera kudwana batumye nigendera yo ihangane disi ako Kanyu nawe sinabura kukubwira yuko uri imbwa imbwa sinakoze cyaro umuntu nahe mu kiri cyumweru maze hari urata ubuzima bwiza ukaza kuba mu mihanda wese ni wahaye ye nukubera ikibazo cya famiye gikemutse nahita nitahira kari mama wakubitwaga ni wowe ukiri iwanyu wigeze ubura buri munsi ahubwo hari ibigese byabaga bihari icyamahangayikishije cyo cyagwahangayikishije sha buri wese agira ibibazo biri kumva wakana nyamara
ibintu nkubwiye nibyo uza kubitekereza. cyakoze reka mbabwiza ukuri ni ukuri kw'Imana numvaga ngenda nabariye gapapa cyatuki cyarabaye cyane. Ibaze ko ngewe twe twararanje no gupanga n'amazina tuzita umwana. Reka nanjye twe twarayapanze. Wari waramwise David umwana muto w'uruhinja akitwa David. David urumva atari izina rya sogokuru. Wowe waramwise njye namwise Damascene. Kubiro ni Saviari. Ufashe uruhinja urwise Damascene. Ecwe mama Damascene akibondo. Ariko umugani nanjye nari nkabije. Urakabije rwose naso abatari kwisi waravutse muri 92 ukaryita umwana wavutse muri 2025. Amatwa tuzina ndumva ntacyo dutwaye. Ariko ntago ari wowe ujya uburana ngo papa yakwisa Spiriana ari izina ry'abasaza. Wareka n'iki ko ari nyise kwera umuhanzi yafanaga. Yaramufanaga se ko yamubyinira. Ntumbwire se wa musilamu yabyiniraga Rugamba Spiriana. Ratarakabije ari kubyina iki se ko bacurangaga inanga. Shasi inanga Rugamba w'indirimbo ze zigira amabiti. Uzabaza amabiti yagirwaga n'imara. Amasimbi n'amakombe ntiyagiraga biti zayo. Ati ibyo ngibyo reka tubyore. Ndashaka kubabaza Kanyusi ngo nta kibi wabasigaye ba mu muhanda. Ashwida yabaye genge stage muri namubonye afite agafege ari kugatumura akandi yagashyize ku gutu. Mubimbwira ubufege Kanyusi amwifege. Sinifege ahubwo umenyanywa n'urumogi. Iryo tabi ryo niyabura kuba ari uko nge twikubitanira afite ka kabuni bakira kunuza katinere ngira ngo nukugira ngo nkanga. Ako kanga sari impumu ufite. Impuwe zaheshana agahinda nyina yandi. Ceceka ikibazo cyawe ntabwo uzi ko yatumye ngurisha n'ikibanza cyanjye. Nimbe nawe sha wagurishije icyawe nge nagurishije icya papa naje gutezwa ingaruka ukatari nge cyari cyanditse. Yega abantu bagira bayegisa ariko uriya we yabaye too much. Ariko musira reka nkwibarize nibe nanjye yari ibyanjye ariko nanjye naramuriye. We waba waramuriye wahora n'iki se shaka yambwiye ngo aracyari isugi ngazama twabanye. Ariko isugi ifite umwana mu ngani ba we nacyo nicyabitekereje wari uyobeho Kanyusi ari umwana we kubera urukundo se sha nigeze nanabitekereza. Erega nibe natwe yaratwanze turabyakira nabundi JP yobe ko ahise yiyahura. Ariko nka makuru mfite ngo umuzimu uri kugaruka abantu yapfuye bamurema amadeni. Nanjye ari nge nagaruka pe ahubwo se arabura kugaruka uriya mugore wamuhemukiye akagaruka abamurimo amadeni kuzima zayamaze. Kandi ari umwanda wa Satani yajya muri toilette ye akaba ari hajya kuyada. Ariko se murabizi neza ko yagiye kuzima murishuwa neza ko rurugo atarujemo. Ariko murabizi neza ko rurugo atigeze rugeramo. Yego yewe ndabizi tujya duhura agiye no gusenga rurugo ntabwo yigeze rugeramo. Ariko wajya uvugisha ukuri uko n'umwana wabo yagiye mu muhanda yirwa yinywera umunere. Oya wibeshye ko nukunanira ko abana kino minsi. Asubwo mwana yananirana kuri urwo rwego rwo guhitamo amarike. Yiye kukanya kanwa n'amatabi kunanira ko umwana nako kanya. Ntago ibi bintu ngende kubyuma. Jaipe we oya ndagukunda. Ndagukunda nukuri nanyura amagabo amene twananira nyokwa. Titi. Oya. Ndabona turi kumwe rwose. Nge ntabwo nge nasanzwe wawe. Titi je parambwira aragukumbuye cyane. Wese nge ntabwo nge mvugana n'abazimu. Kibwira ko nge kumuvugira. Awudu bizamusura vuba. Ansura atagusura. Ntigasura nge wansura. Nge nansuza. Bariko nge mbaraje ndagukunda ngewe. Abandi batari n'Imana nyiri cyubahiro. Weretse uyu muvandimwe wawe kwivugisha n'amateshwa. Nge ndabizi fitiye yuko na muzimu wane. Ndende wagarutse ukadusengera kandi usenga. Urasazwa n'ibiki ko nanjye njya gupfa nari ngiye gusenga. Uwo muzimu nawe ni umunyamasengesho ahubwo mwararwishigikiye namwe ni mu rwisomero. Musira we bitesha uraho. Ndahangaha mu muhanda. Bitanu byanjye biri hehe? Mubwira ngo ndaza kuza kubimushyirira mama we nimugoroba. Ngo nutabyohereza leta kwica. We ndi kwifege. Holy Ghost fire. Abazimu bashye. In the name of Jesus, abazimu bashye. Ndagutegetse soka muri uno mwana JP. Tokesha cyane. Mwizina rye niwe w'umuyisilamu utokesha. Kristo yeza kuza. Ako JP ni kuri kw'Imana wamba bari kukandakura. Jay rwose pe mbabari umagahenge pe nta kintu nge nigeze ngutwara mbabari umva mbese
ubwo rero wanega papa uzi ko nzagusiga amahoro uraryaniye rwose pe uranziza ubusa nkimara kugutera agapapu nanjye bahise bampapura narebana n'uwanyibye kuko waguteye agapapu we Sande aho rwose waba ugiye kunziza ubusa umpora ibyo nanjye nafite afite undi mugabo ibyo ndabizi ahubwo nabo ndaje mbasure none wowe rwose njyewe mbabarira pe ndakwinginze wenda abandi bagendeho ariko njyewe mbabarira niko titi ko munsi y'agarara mu muhanda ukivugisha uri umusazi ngaruva yumbwirire JP ko ndi kurengana hari iki kirasaza JP soje ndajya kumwishyinga yego naramushyinguye ariko ndi kumubona singuye wowe ntumuruzi bakujyana ndera nturi muzima dore ko nawe urora muhemukiye giza wa JP kumureba singuye wa singuye wowe ukuri kumubona singuye JP ubanza ngaru yasaze hose hasuye ninde wese JP uhagaza uri kumubona JP urambaza iki yumva se kanshubije wabyumvisha singuye kwa ntago gicucu ahagarara ariko wowe wajya ngo wawe ntago muruzi muhamagare twumve JP ni ibiki wowe uri kumbaza iki wowe urumva atakuyobora ntago muruzi JP rwose baba tanyisabira imbabazi baba ratanga ari nubwo ari umusazi jewe nibahare rwose ntabwo rata JP ngemba bara ntabwo nyakwiye dusangira umugore ntabwo ngeze gutera ntuze gapapu ako kigo ryo uri kunyigana usiye kutubwira JP njya no nikubwira murebe hano nyine hino ari kandara hanga ari hano wa kigo ryo kandi garu turaserera saba imbabazi JP wisaba igihuri ntabwo usaba igihuri ko nguje pana hino cyari kwa mugingo watoto waretanga kwa JP nguyu akwe warabye teknolojia oh my hakose tuvugisha ukuri ubwo uri muramureba ndikumva bijyana mu ruhande rwa nanjye ndi kumureba dukwiye kujya indero bravo inkuba ariko ari umuntu ashyuha akoze neza uyu mwana ya musilamu aka kabebe karabishyushye bro baje kumbwira musilamu menyereka mazi icyo sonanye ko bakujyanye icyo sonanye ko babwira wowe kumva nta n'umugabo gutera ari guseka gutera iki nicyo cyagitera icyambere kirenze dufite baje bakamenya ikombe ushobora umuntu ushaka ina neza nayitwara ni guseka nuko uyifata nkaseka ubonye abandi mwatera ibizo waseka ubonye abandi umuntu akabatisha kuri mwana shangazi ararenze batazi ibibera mwatera mwiza ugaza kwa nawe yarambwira JP mari uri umukinnyi ngo mwiza kabisa nawe nyiradiye ubona ibagana tindoka bwari kavuze bayagakomye abatega muzeheru hano kandi abantu bazi ko ari umwatero dore mbango inama yajya kudirect nkibaza ibintu ya directing ruhara yaje amakazi uzi ko iki kintu ukabona agiye kurira amana ubu ngiye kuzana umuntu urumva njyewe ngiye kukubwira ibyo urukora ababonye umuntu ucuruza amagi abarayabonye ahita bati vuba dukoresha ayo magi turakoresha amagi y'igihumbi arakuta umunyene wari uyishyure arayarya ngamukubise imonje ubwo ngavuye muri video irarangiye amuganda directise kwagiye bosa kwagiye ngena na musilamu kipore ya kwa muhamarisha turi kubona gonsa sana ari gushaka gukura iminota se anatanga amurumva nayibonye icyo sonanye ko bakubyara ubundi umuziki icyo sonanye ko bakubyara ubundi umuziki kaje